Twongeye kubasuhuza nshuti mudukurikira kuri Amicus. Waba ufite channel ya YouTube ukaba hari igihe wifuza gukora live streaming ariko ukaba udafite ubushobozi bwo kuba wajya aho byabereye ufata ayo mashusho, cyangwa se ukaba udafite ibikoresho bifashisha harimo za kamera n'izindi accessories zigufasha kubikora ku buryo watambutsa video, cyangwa se ushobora kuba ufite ubumenyi ushaka gusharinga abakunzi bawe bagukurikira kuri iyo channel yawe ariko ukaba ubona bikugoye. Kuri iyi video ugiye gukurikirana tubazaniye ubumenyi bwagufasha kubikora. Twakomeje icyambere uhita ukora ni ukujya kuri iyi website yitwa StreamYard. Iyi StreamYard niyo igufasha kuba wakwaccessinga izindi website cyangwa se ukwaccessinga machine yawe kugira ngo usharinge ibyo ufite kuri screen, ubisharinge kuri channel yawe unasobanurira abantu uko ibintu bimeze. Ukimara kugeramo rero ufunguramo account. Ushobora gukora hano kuri create account cyangwa se ugakora login ukoresheje Google account yawe ariyo email. Katwinjiremo dukomeze turebe. Kigeramo ukirika hano handitse live stream kuri aka kamenyetso ko guteranya, hanyuma uselectinga hariya handitse studio, ukajya kuri plus kuri aka kamenyetso ka add new destination. Mu gihe utari wayadinga ariko ngiye kubera namaze kuyadinga, reka duhite dukomeza twinjire kuri ukandika title ya video ushaka gusharinga, ukavuga description yayo sobanurira abantu ikijyanye n'iyo video ugiye gushiraho. Ushobora kubicreatinga ufite igihe runaka ushaka ko iza gutangirira, abantu bakaza kubibona kuri cya gihe wasetinze. Ariko reka duhite dukora live streaming y'aka kanya kugira ngo duhite tubibona. Ugomba kwarowinga microphone na video camera kugira ngo niba hari ibyo ushaka gusobanurira abantu mikoro yawe biri gukora. Hano reka tube twimyukize kugira ngo hatazamo interference y'amajwi. Hano ushobora gukoreshaho izina rya channel yawe ukayita studio. Noneho ukimara kwinjira muri studio urabona ko hafungutse screen ugiye gusharinga. Tujya hano handitse present, ukajya kuri share screen. Noneho murabona ko dufite tab kuri Google Chrome iriho match. Birashoboka ko haba rero hari gucaho match iri live ku ma televiziyo runaka y'igihugu. Uvuge nk'u Rwanda rwakinye n'indi kipe ikaba iri guca kuri televiziyo y'u Rwanda, birashoboka ko sharinga live stream utanahari, wibereye mu rugo iwawe cyangwa se muri studio yawe. Noneho uraselectinga ya link ya tab, noneho ujya kuri share screen, wifitingemo ufitinge video yawe kuri screen ku buryo ubona ko yuzuyemo neza.
uyifitinge neza ku buryo ubona ko yuzuyemo neza, ushaka na za logo ziba ziriho hejuru wayifitinga ku buryo zitagaragara. Urabona ko iri kugaragara neza cyane. Noneho iyo ubonye bimaze kugaragara neza uko ubibona hano kuri screen, bivuze ko ariko n'abantu uri bube wayisharinze kuri YouTube ariko baraba bayibona. Iyo birangiye ibi byose ushobora hano gufungura ya microphone, ukaba wagenda washyiramo voice over, ukagenda ushyiramo voice over usobanura, cyangwa se abantu bafite impano yo kogeza umupira ukaba wawogeza live kandi utari ku kibuga. Ibi byose iyo birangiye rero bitujya hano kuri Go Live. Go Live ya video washarinze kujya kuri channel yawe abantu bagatangira kuyireba.